simbizi ariko twese turi abahanzi twagakwiye gukora ibintu buri wese akagira abafana be nuko bamutora. None se uko twagiye muri za Primus Guma Guma hari ubwo banoye ngo bayime batohe Bruce Melody no kuvuga ngo kubitira mu mavi buryo undi nakakubitira ibumoso. Arya wa mugabo babagabo batatu bitu arimo Poro na Peter na Andrea aravuga nyumvira kandi mbabwiye uko bameze nose mubasora mubashaka iki mu rwego wenda rwo kureba uko ubuzima bumeze kugeza ubu n'uburyo udahari ubuzima mbukubwiye bameze neza. ko ari umuntu waho wambwiye tuzaza urebe iby'aba bakinnyi bishobora kuba bitameze neza. Uwo muntu se ari we nanjye ugomba kumva Ama-G The Black inkebebe ntabwo uri inkebebe ariko indirimbo ufite hanze ni inkebebe. Imana izandinde kuba inkebebe. Yego. Umuntu w'inkebebe ni umuntu umeze gute? Umuntu w'inkebebe nyine ni inkebebe ni nko kusobanura neza ureka mubaze urumva impamvu inkebebe ngiye nakubeshye wenda nshobora kuba ntazi ikinyarwanda cyinshi ariko numvise rwose rira jambo yabari nyine ni ry'umuhanzi kabisa. Inkebebe erega guhanga ni igihangano kandi guhanga biva ku nshinga y'ubuhanga. Yes, inkebebe uyu muntu intoki urumva na sanitizer. Yes, sanitizer urayibona. Yego. Akaba ari kudushyira mu makozere y'ibibazo by'iki cyorezo akaba atirinda. Ama-G The Black narimo nkubwira ni indirimbo yawe ubwo yasohokaga inkebebe yasohokeye rimwe n'iyundi muhanzi Bruce Melody mu ndirimbo yitwa Katapira. Ubwo nari kuri radio ngewe wenda bishobora kuba byarahuriranye sinavuga ngo 100% nicyo kijya jinga kikerekana ko indirimbo iruta indi ariko ubwo natoreshaga abantu bati rwose ati iki gishegu ndashaka ikinyarwanda ati inkebebe ndabyibuka ko iyo ndirimbo yawe yagize amajwi ageze kuri 6 ya 5 ya Melody ifite rimwe uko natanze umwanya wa telefone 6. Ni indirimbo ntabwo ndi kugira ngo ngeranye n'iya Melody cyane ariko urumva uburyo yakiriwe nk'indirimbo yawe indirimbo y'umuraperi byari bigoye season turimo akenshi abantu bamenyereye indirimbo zimeze ukuntu kimwe wagiye uziteraho comment nyinshi zitandukanye ariko kumva feedback imeze gutyo kuri Ama-G The Black wakoze inkebebe uba wumva ari bivuze iki donc bivuze iki kuri projet yawe? Icyambere ndishimira ko igikorwa nakoze wenda ni projet abantu kuva barayishimiye nubwo bura kutugereranya nge ntanabikunda buri wese yagakwiye kujya afata n'uburyo bworoshye simbikora mu competition ndavuga hari indirimbo ebyiri zasohotse nkabumvisha akantu gato nkavuga ni none umwe mutore mukimara kumva none se ntago batoye yes inkebebe nurisi ibintu mbaza n'iki bro nyine wowe feedback nk'iyo biranshimisha burya wabona n'abafana ba Bruce Melody nta mayinite bari bafite muri icyo gihe ngo bahamagare hagahita hamagara abanjye wenda babakire simbizi ariko twese turi abahanzi twagakwiye gukora ibintu buri wese akagira abafana be nuko bamutora. None se uko twagiye muri za Primus Guma Guma hari ubwo banoye ngo bayime batohe Bruce Melody no kuvuga ngo kubitira mu mavi buryo undi nakakubitira ibumoso. Nuko bimeze rero ntabwo navuga ko murenzeho cyane ko nawe nzi ko atapfa kuvuga ko andenzeho ariko turi ibyamamare rero ibyamamare bibiri babishyize ku munzani abantu baratoranya bakavuga ati nyamara iki nicyo cyamamare kurusha iki ejo nanone ukumva ngo iki nicyo cyamamare kurusha iki. So abafana barahindagurika hari abavuka bundi bushobora gukora indirimbo umuntu akahita ayikunda kuko nyine yumvishe wari usanzwe ufite n'izindi. Yego
ariko agahita akunda iyo ngiyo agahita kwimariramo agasubira n'inyuma kumva za zindi za kera. Yes. Bon, reka mbanze wenda ngushimire ko utajya ubeshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ubushize ubwo duherukana wari umuhamagara umuntu umbwira uti ibyo bintu uri kumbaza bya Nizzo si byari ngombwa byo kuba yaranyambuye, ahubwo ngiye kugura indi modoka tuyihuriyemo. Felicitation Amaji mbere na mbere, kuko urumva uhamagaye umuntu kuri phone muri izo gahunda none byanaciyemo. Arya wa mugabo babagabo batatu bitu arimo Poro na Peter na Andrea aravuga nyumvira nawe nkumvire bitera ibyo mvuze. ibyo ntago nkikunda kwinjira mu bintu nk'ibyo ngibyo cyane. Njyewe icyo mfokasinzemo ni akazi kanjye muri rusange bamenyeho, ibindi byo kwerekana. Nabonye n'ibintu byitwa ngo icyangwe ari ibintu utagishyigikiye cyane mu byo kubeshya nyine ubuzima bw'umuntu arimo kataburimo. Urabeshya ariko bigeraho the end of the day turakubona bro. So rero njyewe ntabwo nkunda kwitaka imiringa, ndi kugenda nicaye. Hari ikindi umbaza? Nta kindi pe. Ntabwo wicaye ja? Ndicaye kabisa. Tugende rero. Reka tugende. Hanyuma tugenda rero, Amaji watangiye projet nanone ya filme Baraba. Ngunda yari yararangiye cyangwa wumvishira projet idaceka uravuga uti kankore Baraba? Nta projet mbamo idaceka kuko ninjira muri projet nyinjiyemo, cyo ni kimwe. Ikindi abo twakoranye wenda bambereye abana babi, abo twakoranye Ngunda ariyo mpamvu nyine mutakiyibona, n'uwakoze icyorezo cyitwa corona mbere undi mwana mubi cyane we. So ni ibyo ngibyo. Uri muri Baraba rero? Ninjye Baraba. Niwe Baraba iri muri Amaji. Ubu turi i Kigali kubera wenda ingamba mbona nawe zishobora kuba zaragusanze mu rugo. Uri no gusohora indirimbo Inkebebe ko duhuye muri iyo period. Abakinnyi bawe se babayeho bate, bo bimeze bite? Mwarazanye, bari kuri set, bari kuri tele, bimeze bite nyine ubuzima bumeze bute? Abakinnyi bari aho bagomba kuba bari, kandi nanjye urumva ntabwo mfite. Bameze bate? Bameze neza, tujya tuvugana. Nta kibazo? Nta kibazo. Nyine iki cyorezo rega cyakoze ibintu byinshi cyane, kandi bo bari aho bagomba kuba bari, babayeho neza. Amaji twasozaga tugize urugendo rurerure turi kumwe mu modoka, ndabona tugeze aho tugomba guhagarara tukanatandukana. Hanyuma turimo dusoza ariko ahanini turimo tugaruka mbere na mbere kuri filime yawe, tugaruka kuri kariyeri yawe, byose muri rusange byinshi wasobanuye mu kuririmba cyashya Inkebebe. Kandi mbabwiye uko bameze nose mubasoro mubashaka ko byagenze kugira ngo muri Baraba bava muri Ngunda, igihe twari tutarahura nyine wenda ubuzima mbukubwiye bameze neza na movie. Nta kindi. Kugeza aka kanya wabisubiyemo birimo neza, ubona abantu. Uwo muntu se ari we nanjye ugomba kumva bameze neza, ariko cyo n'ubusabe. Urumva ni wowe nyiri filime uganiriza abakinnyi bawe se ari ikibazo. Nose njye urabona ameze nabi. Wowe nakumeze nabi. Iyo rero umeze neza n'abakinnyi bateza imbere wenda abanyamahanga, ariko niyo bateza imbere abanyamahanga ariko natwe baduhereyeho nk'abanyarwanda. Yego. Ubuzima bwa sinema buhagaze gute muri iki gihe? Ngusanze i Kigali uri gupromotinga indirimbo, ariko biragoye nyine no gusubira mu ntara, niguma mu karere, niguma iwanyu. Nyine duhe, wambwiye ngo abantu bakinnyi bameze neza wanga ko njya no kubareba, ariko wambwira kugeza aka kanya bimeze bite ubuzima bwa sinema nyine, donc kubihuza na situation turimo yo kurwanya covid? Imyitwarire y'abanyarwanda, uburyo bari kwitwara muri ibi bihe bya covid ingana n'ingaruka ziri kutugeraho muri covid.
so ntabwo bari kwitwara neza cyane cyane abanyakigali ngira ngo imibare mugenda muyibona so ubwo bivuze ko rero uko bitwara resultat ziza nibo barazibona ntabwo ari ibintu byo guca hirya no hino. namwe biri kubagonga? natwe biratugonga ariko bari kuduhemukira. so ushishikariza nyine abantu gukora ibyo bagomba gukora bagendera ku mategeko n'amabwiriza bigakurikizwa. Yego, turasoje rero. abantu bawe se wakomeje gukomeza ku mutsi cyangwa gukomera ku mutsi sinzabagereho? si byiza muri ariko urabashaka iki? kubaganiriza, ariko nabo bari muri kariyeri, ntekereza ko nabo bari kubaka ingendo zabo mu bundi buryo nubwo muri gukorana. bafite ukuntu wenda bavuga bati sinema nta bintu byinshi, ni ukubageraho gusa mu gihe byaba binshobokera. ibyo ndi kubikubwira nanjye sinzi ko ubushobozi nzabubona. okay, nibigushobokera ndaza kuvugana nabo. ubwo rero nimvugana nabo ndaza kubaha uburenganzira kuba hari igihe ugera imbere y'umuntu mukaganira ibintu ugasanga ari kuvuga ibitari ngombwa, cyane ko ari abakinnyi bashyashya batari bamenya kuganira n'itangazamakuru. nzajyayo rwose vuba cyane nko ku itariki 18. nuze ku isi ukomfirima kujyayo? nibinshobokera ariko nimbikwemerera uzajyayo. ndabanza mbabwire baze uko bameze and then twumve. nta n'uwamenya hari n'igihe twajyana reka. sawa, kuduha akanya gatoya tukaganira tukaba turi kumwe mu modoka. ariko ntuzajyeyo tutari twabyemeranywa. okay, bameze neza ariko nta kibazo. sure, siko wagira ngo wageze. hari umuntu reka twavuganye ambwira ibihabanye n'ibyo, niyo mpamvu ubona ndi gukomeza mbifokasinga. ubwo rero uzajya kubaza uwo muhabanyi w'ibyo bintu. bameze neza nta kibazo. umuhabanyi nzajya kumubaza. ndagushimiye amajina. murakoze Jaras.